urukundo mu buzima ni ikintu cy'ingenzi ndetse kwitangira abandi nabyo bikaba akarusho, ariko burya ngo nta rukundo rubaho rushobora kuruta urw'umubyeyi by'umwihariko w'umugore ku mwana we. Yakora byose, yakora n'amakosa, yakora n'iby'umuryango utishimira, yakora n'ibyo abantu badashaka, ariko abana be cyangwa se umwana we akabaho neza. Urukundo rw'umubyeyi w'umugore ku mwana ngo rumeze nk'impuhwe tujye twumva mu bitabo bitagatifu, impuhwe z'igisagirane, impuhwe zitagira iherezo, impuhwe zitagira umupaka, urukundo rutagira ikizinga, rwa rukundo rwiza rwa n'umuntu yakifuje kugira. Nubwo akenshi umubyeyi by'umwihariko w'umugore aba akunda umwana we, ibi ariko nanone ntibikwiye guteza amakimbirane y'uko wenda ababyeyi bagabo badakunda abana babo. Oya, barabakunda ariko ngo nta kagero k'umubyeyi w'umugore. Ni inkuru y'umugore witwa Mary Ann Bevan. Uyu mugore ngo niwe mugore ushobora kuba yarahuye no gucirwa urubanza gukomeye kurusha abandi muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari. Yari umugore wagize ukwitanga gukomeye ndetse no kwemera guseba cyane kubera abana be bane. Ann Bevan inkuru ye ngigaragaza ubwitange ababyeyi b'abagore baba biteguye buri giteka kwitangira abana babo. Mary Ann Bevan yavutse mu mwaka w'1874, akurira mu gace k'uburasirazuba bw'Ubwongereza ndetse kandi akorana n'abavandimwe be barindwi. Uyu mugore yize ibijyanye n'ubuganga, hanyuma aza guhinduka umuforomo. Yaje gushakana n'umugabo witwaga Thomas Bevan, hanyuma uyu muryango ubana ubuzima bwishimye rwose rurimo urukundo rwo mu muryango rukwiriye. Nyuma yo gushakana, Ann Bevan na Thomas Bevan bakaba no mu buzima bwiza, babyaye abana bane. Ariko ngo mu gihe bari bamaze kubyara abana bane, uyu mugore mu busanzwe wari mwiza rwose nk'abandi bagore bose, ngo yatangiye kugenda agira ibimenyetso by'uburwayi bw'indwara itaramenyekanye icyo gihe. Isura y'igenda ihinduka ndetse kandi igenda ibyuha bitangaje. Mu bushakashatsi bwakozwe nyuma kuri iyi ndwara ye, ni indwara ngo bise acromegaly. Ni indwara iterwa no gukura gukabije kw'amahormone. Nyamara muri icyo gihe nyine mu myaka y'1800 ngo nta n'ubuvuzi bwari buhari buhagije bwari gutuma abasha kuvurwa indwara. Uyu mugore ngo yaragiye arahinduka mu gihe cy'imyaka 5 gusa. Isura ye irahinduka, irakura cyane, areka kugaragara nk'umugore ahubwo atangira kugaragara nk'abagabo nabo abandi b'abasaza bafite uruhu rwamaze kwikunjakunja, umubiri warabihiniyeho, isura irangirika burundu. Nyamara ngo usibye ibyo ngibyo, umugabo we yakomeje kumushyigikira ndetse akomeza no kumukunda, ntiyamuta kugeza mu mwaka w'1914 ubwo Thomas Bevan yazaga gupfa agasiga umugore we n'abana be bane muri ibyo bibazo nyine byo gukora gukomeye k'umubiri. Uburwayi bw'uyu mugore bwarakomeje, akomeza kuba mubi rwose nyuma mu isura, akomeza no gukura, agenda agaragara nk'umugabo, ibizigira bye birabyibuha, agenda nyine aba umugore usa nk'abagabo ndetse by'umwihariko usa nk'umugabo w'umusaza afite imyaka mike cyane. Yaragiye arangirika kugeza ubwo n'ubundi no mu kazi ke batangiye kumureba nabi, ndetse aza no gutakaza akazi kubera yuko nk'umuntu wakoraga kwa muganga, bamwe mu bantu bazaga kwivuza ntibifuzaga ko bakoraho, bamufataga nk'ikiremwa kidasanzwe ndetse bakamufata nabi cyane, bagahora bamuvugiraho bamuciraho imigani, kugeza ubwo mu kazi babonye yuko nta kandi kamaro bamumaza baramwirukana. Bitewe no kugaragara nabi ndetse no kugira isura nyine itahamagara abakiriya, uyu mugore ngo yaje kugurwa no kongera kubona kandi kazi. Yarapfushije umugabo we kandi afite abana banagomba gutunga. Ibi byahindutse ikibazo gikomeye ku buzima bw'umuryango. Umuryango ubayeho neza ufite umubyeyi w'umuganga. Icyo gihe abaganga bari abantu bashyizwe muri sosiyete kubera akazi bakoraga nyine. Ibyo yagerageje gukora bindi byose nyuma yo guhinduka kw'iyo sura no kuba mubi bikabije, byose nta na kimwe cyemeraga. Uyu mugore ngo yaje guhitamo kwitabira amarushanwa y'abantu babi ku isi kurusha abandi, The Ugliest Woman. Ibi ngibi ngo mu gihe ashobora kuba atsindiye umwanya wo kuba umugore mubi kurusha abandi bagore, ngo byashobora kumuhisha udufaranga dukeya nyine two kujya agaragara imbere y'abantu baje kwirebera biremwa bitangaje, gukora akazi kameze nko kwimurika, abantu baza kubanyega babavugiraho babaseka bitewe n'ukuntu basa kandi batahisemo. Ibi ngibi yaje kubigeraho nyuma yo kugaragara nk'umugore mubi ndetse rwose udafite hasa n'abagore na gato. Ku myaka ye mikeya agaragara nk'umusaza ufite uruhu rutanejeje rwose. Yaje gutsinda amarushanwa, atsinze abandi bagore 250. Hanyuma rero aza gutangira nyine kwakira udufaranga atwo kuba umugore mubi kurusha abandi bagore muri icyo gihe mu Bwongereza. Ibi byose uyu mugore ngo yabikoraga kugira ngo abana be batazasonza. Mu mwaka w'1920 yaje kubona akazi ko kujya agaragara kuri televiziyo nk'umuntu mubi nyine mu biganiro bisekeje. Umugabo wakoraga ibyo biganiro witwa Samuel Gampertz yamugize umwe mu bantu bazajya batambuka bagaragara inyuma mu mashusho y'ikiganiro cye. Cyari ikiganiro cy'ibiremwa bidasanzwe. Aka kazi yaragakoze, akajya akomeza kugaragara kuri za televiziyo
nk'umuntu mubi kurusha abandi, bakamutangaho ingero, bakamunyega, ndetse aka kazi yagakoze kugeza mu mwaka w'1933 apfuye. Yagiye agaragara mu biganiro bitandukanye, yemera gukora umurimo ntezarubwa wo kugaragara nabi ndetse no kwimurika mu bantu kugira ngo byibura abana be babashe kubona ibyo kurya ndetse abashe no kubona ubushobozi bwo kwishyurira amashuri. Ariko icyo yibukirwaho kurusha ibindi ni uko aba umubyeyi witangiye abana be kurusha abandi, akirekura, akiyibagirwa, agatakaza agaciro ke, akarenga iby'uko yagize uburwayi, akitangira abana be kugira ngo batazagira ikibazo. Kandi ngo nyuma y'iyo mirimo uyu mubyeyi ngo ntigeze na rimwe agaragara nk'uwatakaje icyizere, ngo nta n'agatonyanga na gato k'urukundo ku bana be kigeze gatakara. Ngo yakomeje kubakunda urukundo rukwiriye, agakora byose nyine abakorera kugira ngo ubuzima bwabo buzagende neza. Ibi byaje no kugerwaho, abana be bariga kugeza igihe yapfiriye. Abana be bari bamaze kuba abasore n'inkumi, bamaze kugera ku rwego rwiza kandi bose biga mu mashuri meza. Rimwe ngo Anne Mary Bevan ubwo yari yitabiriye imurikwa ry'abantu babi nyine mu cyitwaga Circus cyo mwaka w'1924, ngo yabajijwe impamvu yagiye kujya mu biganiro by'abantu babi ndetse no kwigaragaza nabi, ibintu bitamuhesha ishema nk'umuntu wahoze ari umuganga. Mu magambo ye yasubije yuko ngo nta pfunwe na rimwe akwiye kugira mu gihe ibyo aharanira byose biri mu nyungu z'abana be, kandi ibyo akora byose ngo yitangira abana be. Ngo yavuze yuko nta bundi buzima asigaje usibye gutuma abana be bishima, ngo kubera yuko we ngo ubuzima bwe bwiza bubayeho mu bukumi no mu gihe yari agifite umugabo we bagikundana. Ngo ibisigaye bindi byose ngo ni ubuzima bwo kwitangira abana be no kugira ngo arebe yuko bagira aho bava n'aho bagera. Ngo yatumye ibitangazamakuru byose bimwandikaho inkuru bimugaragaza nk'umubyeyi uri selfless, cyangwa se umubyeyi utiyitayeho ahubwo witaye ku kwitangira abana be. Ngafatwa nko mu babyeyi beza mu mateka bitangiye abana babo batizigamye, bakemera kwandavura ubuzima bwabo bukajya mu kaga. Ubu nibwo bwitange umubyeyi wese w'umugore ngo abasha gukorera umwana we.